Ibihe byiza nshuti bavandimwe bakunzi ba Shukuru TV, amahoro y'Imana nabane namwe, mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi, tubasabiye umugisha. Ndizera nashidikanya ko mwese mwamaze gukora subscribe, niba kandi hari utarayikora yikore muri aka kanya ugiwe ni byiza tugutegurira kandi tukugezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima, amateka, byinshi byaranze Nowa. Tubahaye ikaze. Njye wabigutegure kandi ugiye kubikugezaho nitwa Nelson. Nowa yubaka inkuge. Nowa yari afite umugore n'abana batatu ari bo Shemu, Hamu na Yafeti. Abuko ari batatu bari bafite abagore, bityo umuryango wa Nowa wari ugizwe n'abantu 8. Umunsi umwe Imana yategetse Nowa gukora ikintu kidasanzwe, yamutegetse kubaka inkuge nini. Iyo nkuge yanganaga n'ubwato ariko imeze nk'igisanduku kinini kirekire, kuko Imana yamubwiraga ko azacyubaka akagiha amagorofa 3 aciyemo ibyumba. Ibyo byumba byari kujyamo Nowa n'umuryango we, inyamaswa hamwe n'ibiribwa byari gukenerwa byose. Nanone Imana yategetse Nowa guhoma ubwo bwato kugira ngo amazi adashobora kwinjiramo. Imana yaramubwiye iti, dore nzazana umwuzure n'amazi menshi maze ndimbure isi yose, abazaba batari mu nkuge bose bazapfa. Nowa n'abahungu be bumviye Imana maze batangira kubaka, ariko rubanda batangira kubannyega. Bakomeje kubaka. Nowa n'abahungu be bumviye Imana maze batangira kubaka, ariko rubanda rutangira kubannyega. Bakomeje kuba babi. Igihe Nowa yababwiraga iby'Imana yari igiye gukora, nta numwe wabyemeye. Abantu baseka Nowa igihe yashakaga kubabwira iby'umwuzure wari ugiye kuba. Kubaka inkuge byatwaye igihe kirekire kuko iyo ari nini cyane. Amaherezo ariko yaje kuzura nyuma y'imyaka myinshi. Icyo gihe Imana yategetse Nowa kwinjiza inyamaswa mu nkuge. Yamubwiye ko agomba kuzana ebyiri z'ubwoko runaka, ingabo n'ingore, naho mu bundi bwoko akazana 7. Nanone Imana yategetse Nowa kwinjiza mu nkuge inyoni zo muri ubwo bwoko. Nowa agenza atyo. Iby'Imana yari imutegetse aba ari byo akora. Hanyuma Nowa n'umuryango we nabo binjiye mu nkuge, maze Imana ikinga urugi. Nowa n'umuryango we bategererezamo. Imbere tekereza uri kumwe nabo muri iyo nkuge, nawe utegereje. Mbese koko umwuzure wari kubaho nk'uko Imana yari yarabivuze? Umva, uze gusoma Itangiriro igice cya 6 uhere ku murongo wa 9 ugeze ku murongo wa 22, ndetse no mu Itangiriro igice cya 7 uhere ku murongo wa 1 ugeze ku murongo wa 9. Reka tugomeze turebere hamwe amasomo twakwigira kuri Nowa kuko ni menshi cyane. Nyuma y'igihe abantu babaye benshi ku isi, muri bo baba babi. Hari n'abamarayika bo mu ijuru babaye babi, bava mu ijuru baza ku isi. Ese uzi icyabazanye ku isi? Bifuzaga kwiyambika umubiri nk'iy'abantu maze bagashaka abagore. Abo bamarayika babyaranye n'abo bagore, abana babo barakuze baba abanyembaraga cyane n'abagome. Bakubitaga abantu. Imana ntiyari kureka ngo bakomeze kugirira nabi abantu. Niyo mpamvu yiyemeje kurimbura abantu babi ikoresheje umwuzure. Isomo riruta yandi twakwigira kuri Nowa nk'uko twamaze kumva inkuru ye, nuko nubwo habagaho abantu babi, uwo atari mubi ari nayo mpamvu yarokokanye n'umuryango we. Twizere Imana, tuyereke byose, izadukorera ibikomeye twe tutakishoboza. Ni naha dusoreje icyegeranyo twari twabateguriye kuri Nowa. Mukomeze kugira ibihe byiza abakunzi beza ba Shukuru TV official. Mwari kumwe na Nelson. Gahunda nk'iyi naho utaha
hari igitekerezo cyangwa inyunganizi mwifuza kutugezaho, cyangwa se hari icyo mwifuza ko tuzabakoreraho mu nkuru zitaha, mwakitwandikira muri komenti. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.